ndagushimira kandi nzi ko byumvise mu izina rya Yesu Kristo Mwami Imana yacu. Amen. Shaka ahantu nasengera hamagara umuntu w'inaha arambwira ngo ngwino nkwereke aho tujya gusengera. Icya mbere rwari urupfu shitani yari yagabye kuri madamu rutunguranye. Icya kabiri kwari uguterezwa cyamunara iwanjye. Hanyuma mbonye binshanse ndazamuka. Icyo gihe madamu yari yavuye mu kazi ageze ku rusengero, imbere y'urusengero rwacu aterwa n'intozi ziramwurira umubiri wose, aza yirukanka. Yamaze nk'iminsi 3 ambwira ngo ngibi biri gupfupfunuka kandi nkabona biri gupfupfunuka. Ntekereza ko ari imbaraga z'abadayimoni zari zamuteye z'abarozi. Nzamuka ngiye gusenga, nzi nahangaha umuntu arambwira ngo ngwino nkwereke ko tujya gusengera. Aranzamukana arankatana. Nari mfukamye hano umushumba w'itoro rya Rukomo yicaye, hari saa 6 z'ijoro ndasenga Imana. Hari akwiriye ntebe hari abagabo bagera kuri 5. Umugabo w'umusirikare hari saa 7 z'ijoro araza, nawe yari yaje gusenga, aramfata ngo mvuko Imana ikubwiye. Kandi nari naje gusenga ibyo byifuzo ko ari binani yaje mbwira Imana ngo Mana sinshaka ko inzu yanjye itezwa cyamunara, sinshaka no gupfakara nkiri mutoya, ndengera ukuri urupfu rw'umudamu wanjye, kandi inzu yanjye warayimpaye bidaturutse ku moko yanjye, ntuyiteze cyamunara, ntukunde bayiteza cyamunara. Uwo mugabo aramfata arambwira ngo Imana iravuze ngo nta cyamunara kiri iwawe, kandi n'umudamu wawe Imana ikuyeho urupfu rwihuse cyane, irukujeho amaboko yayo. Amen. Ikineye gushima Imana ari ryo shimwe naritambukije hase nk'amezi 6, ariko ikineye gushima Imana naje nazi ko turi bwinjire hano, nuko mageze nkibuka iki Imana yahambwiriye, ikuraho urupfu n'icyamunara igikuraho, ideni ndarirangiza. Imana muyimera amashyi menshi cyane. Mwatangira mutwibwira amazina yanyu yombi naho muje muturuka. Murakoze. Nitwa Musabyimana Jafeti, ndi umushumba wa paruwase ya Rukomo mu karere ka Nyagatare, itorero ry'akarere rya Nyagatare mu rurembo rw'Iburasirazuba. Jafeti waje gukora iki naho Kigali? Hamwe n'abagenzi banjye twaje kureba inyubako zacu z'itorero rya Pentecote ya ADEPR hariya ku Gisozi. Mwazibone mute? Mwasanze hari iki? Twasanze inyubako ho zigeze ahantu hashimishije, kandi tubona igikorwa cyakozwe atari ukucyumva gusa ahubwo kukireba. Twabonye birenze uko umuntu yabivuga. Twabonye inyubako aho zigeze, izuzuye, ziri hafi kuzura, mbese ku buryo twasanze bigeze ahantu hashimishije cyane. Murakoze. Nitwa Nkurunziza Charles, naturutse muri paruwasi ya Nyagatare mu itorero ry'akarere ka Nyagatare. Nababwira ko imirimo bakora yose bakomeza kuyikorana umwete, ari imbere y'abantu ifite agaciro, ari n'imbere y'Imana izibukwa, kandi bazazibonamo inyungu bakira hano mu isi, nibagira no mu ijuru nk'uko ijambo ry'Imana ribivuga, bazabiboneramo ingororano. Itorero uko nabonye ari ibintu byiza rwose binejeje. Twakoze imirimo myiza ku buryo tugiye kwishishikariza n'abandi bakayikora, nta batiganda, tukumva ko dugomba gukorera ingororano zizatujyana mu ijuru. Ni byiza, birashimishije kandi biranejeje. Tugiye kubishishikariza abandi batabibonye, kuko twamaze kubaserukira twayibonye. Nta bicantege bigomba ko, ahubwo tuzabashishikaza gukora umurimo w'Imana. Wenda dusoza, izi nyubako wari uzi ko zihari mu by'ukuri? Oya, kubera twakoraga umurimo batubwira ngo ajye kubaka Gisozi, twumvaga Gisozi tukumva mbese natwe twahagera tukareba uko Gisozi imeze. Ariko Gisozi twamenye tubona ari ahantu hashimishije, ndetse abakozi b'Imana bakoze umurimo mwiza rwose. Twayibashimiye, n'Imana twayishimye kuba duhaye imbaraga tugakora umurimo wayo. Ururimi ni jyewe, akanwa ni jyewe, ariko kandi nanone ijambo mpagarariye aba bose mubona twagendanye. Mu by'ukuri twagize igishyika, kubera yuko mu mezi atambutse kuva mu kwezi kwa 6 itorero ry'akarere ADEPR Nyagatare ryari rirangije gutanga uriya musanzu kwitegura yubile. Biba ngombwa rero yuko noneho haza kubaho hirya no hino aho twanyuraga, tugirana igitekerezo kivuga ngo tuzaze gusura inyubako zacu zo ku Gisozi. Ku bwa byinshi byagendaga batubaza, ariko noneho kuri uyu munsi ndibwira yuko
inkuru ibaye impamo ibyo twiboneye abangaba n'abavugizi bazabitekerereza abo twasize hariya. Byabaye ngombwa rero yuko tutaza imbokoboko kubw'ibitekerezo n'inama bagenzi banjye bampaye, tujya inama tubipfundikanya hamwe, dusanga ari ngombwa yuko tutakwinjira ahangaha bariho barubaka nta nkunga nibura ya sima tugomba gusiga ahangaha. Ni nayo mpamvu rero uyu mwanya nta jambo tugomba kuvugira ahangaha nk'uko mwamaze kubyumva kandi namwe mukaba mwabitwemereye. Turi buganirire hariya nanone mu Kagarama, ariko nagira ngo sabe bagenzi banjye bigire bugufi Zaburoni na Matimba, hanyuma umushumba wacu w'ururembo twagendanye ndetse n'ushinzwe ubuzima bw'itorero mutwakiriye inkunga mushyikiriza umuvugizi isigare ikora igikorwa cyiza ahangaha nk'abantu twagendanye kuri ubu. Imana rero ibaha umugisha umushumba w'itorero ry'akarere rya Nyagatare, namwe kandi mwese mufatanije umurimo. Namenye yuko harimo abashumba, harimo abakuru b'itorero ababwirizabutumwa n'abakristo n'abadiyakoni, sibyo? Imana ibaha umugisha. Kuri itariki ya 24 ukwezi kwa 9 2015 hari itsinda ry'abantu baturutse mu itorero ry'akarere rya Nyagatare ADEPR. Ni itsinda rigizwe n'abashumba bayoboye amaparuwase, harimo abakuru b'itorero, harimo ababwirizabutumwa, hakabamo abadiyakoni, hakabamo ndetse n'abakristo mu byiciro bitandukanye. Icyabahagurukije rero kugira ngo baze basure inyubako itorero rya Pentecôte mu Rwanda ADEPR ryubaka hariya ku Gisozi. Ndagira ngo baze shimira Imana ko yabahaye urugendo rwiza bakagera, ariko kandi nabo bashimire ko bagize igitekerezo cyiza cyo kuza gusura izo nyubako zabo. Ni inyubako rero nk'uko namwe maze iminsi kubyumva itorero ADEPR bubaka hariya ku Gisozi. Iyo nyubako akaba ari ihoteli izajya yakira abantu batari bakeya. Ni inyubako igizwe nanone ni sale nini cyane, icyumba kinini cyane kizajya cyakira abantu benshi batari bake bari hagati y'ibihumbi 2 ndetse na 3, ndetse hakaba n'andi mazu ashamikiye iruhande. Izo nyubako rero ni iz'itorero. Ni byiza yuko baza kuzisura bakareba aho zigeze, kuko zagiye zivugwaho byinshi ndetse bavuga bati zaragurishijwe, ariko kubona bafata urugendo bagatekereza kuza kuzisura ni ukugira ngo nanone banahinyuze bumve niba bya bindi koko babwiwe cyangwa se bagiye basoma mu nyamakuru niba ari ukuri cyangwa se atari ukuri. Ariko icyo basanze nuko ibyo bagiye babwirwa byose byabaye ibinyoma, atari ukuri. Bishimiye rero aho igikorwa kigeze, bishimiye ibimaze gukorwa, barebye kandi ibisigaye bisaba izindi mbaraga n'ubundi z'abakristo kugira ngo bakomeze bitangiye kubwa ziriya nyubako. Amboneye umwanya rero kugira ngo bashimire inkunga cyane abakristo bagiye batanga kubwiriya nyubako. Ni inyubako y'itorero. Iyo tuvuga inyubako y'itorero rya Pentecôte mu Rwanda, ni inyubako izagira akamaro buri wese nk'umumambure w'itorero rya Pentecôte. Ni inyubako rero tubashimira cyane umusanzu bagiye batanga, kandi bakomeje kuzirikana. Nkurikije ibyo numvanye itsinda ryasuye iriya nyubako, baravuga bati mureke dukomeze twitange iyi nyubako yacu, imirimo isigaye nayo yuzure kugira ngo itangire ikorerwemo ibyo yabaragenewe. Ndabashimiye cyane rero kuba bafashe umugambi wo kuza kuyisura, kandi bagakomeza kujyana imigambi imeze ityo, gukomeza gukorera Imana mu gihe nk'iki ngiki. Icyo mbona ni uko iyo abantu bafashe umugambi bagahaguruka kugira ngo basure igikorwa cyabo nka kiriya, icyo kiba ari ikintu cyiza cyane, kuko ushobora kugira ibikorwa nka biriya ariko utazi n'ibikorwa ibyo ari byo, aho bikorerwa hariho, ariko hariya kikaba ari ikintu cyiza cyane. Kiriya kandi kikaba ari igikorwa kinatuma n'abandi bo mu yandi matora y'uturere dufite nabo bibakangura kugira ngo baze basure icyo gikorwa cyabo. Ahangaha muri umwanya ahubwo wo kubishishikariza n'abandi kugira ngo nabo bagire hariya barebe ibikorwa byabo, barebe ibyakozwe, barebe aho bigeze, ndetse barushaho no gufata umwanya wo kubisengera. Ibi ngibi rero bikaba bituma ubuzima bwabo rusange bishimira ibikorwa itorero rigenda rikora. Ibyo ni ibikorwa by'iterambere ry'itorero ryabo mu rwego rw'ubukungu ndetse n'imibereho myiza y'abanyetorero. Nkaba rero nibwira yuko bavuye hano bishimiye ibikorwa nka biriya byakozwe, kandi
bikaba ari ibikorwa by'indashyikirwa. Niyo mpamvu bamwe bumvise bavuga bati rwose hariya ni ishema ryacu, ni ishema ry'itorero rya Pentecote mu Rwanda. Reka dukomeze tubashyire imbaraga kugeza ubwo kiriya gikorwa cyacu tuzacyuzuza neza tukagitaha. Murakoze mushimire. Murakoze cyane.